Yesu ashimwe. Tunejejwe n'Imana kuba twongeye kugira umwanya mwiza wo kubana namwe mwese abakurikiranye aya materaniro aho muri hose. Turabashoje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kandi tuboneyeho n'umwanya wo kubifuriza umunsi mwiza wa Pentekote. Ni umunsi ufite ibisobanuro bikomeye mu myemerere y'abakristo. Ni umunsi twibuka igihe intumwa ndetse natwe abakristo twahabwaga umwuka wera uwo Yesu yari yarasezeranyije abamwizeye bose. Ni umunsi twibuka ko twahawe imbaraga, twahawe umujyanama ndetse twahawe ibyiringiro. Rero muri aya amateraniro y'iteraniro rya nimugoroba muri Katedrale Saint Etienne, iteraniro ubundi mu bihe bisanzwe duterana saa 10:15. Turabakiriye. Nge nitwa Pastor Manase Tuyizere, nkaba ndi umuyobozi w'iryo teraniro. Kandi mbere yuko dutangira ibindi byose, ndababwira ko dufite umugisha muri aya materaniro umugisha wo kubana na groupe y'urubyiruko, abo bita ingimbi n'abangavu cyangwa teenagers muri Katedrale Saint Etienne. Bari bugire umwanya wo kutubwira icyo Pentekote ivuze mu buzima bwabo, kandi bari bunaturirimbire. Murumva ko atari ibintu byoroshye. Pentekote ivuze iki kuri mwebwe? Pentekote itwibutsa igihe umwuka wera wamurikiraga abigishwa. None kuri twebwe njyewe ikintu nyigisha yuko mfite umwunganizi. Nuko haza ikimenyetso ku mutwe kibereka ko bafite umwuka wera. So Pentekote kuri njyewe inyibutsa yuko mfite Yesu Kristo, ko duhorana iteka ryose. Pentekote kuri njyewe ni umunsi w'umwuka wera, ni umunsi abigishwa ba Yesu bagize imbaraga nyinshi bahawe. Kuri njyewe rero umunsi wa Pentekote unyibutsa yuko dufite umwami wacu uri hejuru y'izindi mbaraga zose. Zoals jullie gezien hebben, zijn de kerken in Rwanda dicht. Er is ook geen zondagschool. We moeten zelfs een mondkapje op. Maar het werk van God is niet te keren, want de geest doorbreekt de Dufite n'umugisha wo kubana na Reverend Annet Ikiiriza. Niwe uri budusangiza ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye icyo Imana ivugana natwe kijyanye n'umwuka wera ndetse kijyanye n'ibihe turimo bya coronavirus. Kandi turabana na Glory Worship Team bari butuyobore mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Turi bubone n'umwanya wo kumva ijambo ry'Imana turi busomerwe na Evelyn. Turabana na Claude, umugenzi wanjye Claude ngiye kwakira akabana natwe atuyobora mu gusengera ibyifuzo. Imana ibahe umugisha abadukurikiranye muri mu Rwanda, abadukurikiranye muri mu mahanga atandukanye. Reka mbasabe duce bugufi, dufate umwanya wo gusenga mbere yuko dutangira muri gahunda zacu zose. Murakoze. Reka twakire Claude adufashe gusenga, kandi turagize Imana ibyifuzo n'ibituremereye byose dufite mu mitima yacu ndetse no hagati muri twe. Reka dusenge. Igitare cy'Imana, reka ngungireho kubw'imbabazi zawe. Mwami Yesu, Mwami ukiranuka, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, tuje imbere yawe kugira ngo tugusaba imbabazi ngo tubabare gukiranirwa kose twagize. Mwami, twahabye inzira yawe nk'intama zizimiye, dukora iby'imitima yacu yifuza,
ducumura amategeko yawe yera, niyo mpamvu tuje imbere yawe mwami ngo tubabarire ibyo twakoze bitagutunganiye. Babarira abagaragu bawe, babarira abajakazi bawe, babarira abakozi bawe, kugira mwami bagaragare mu maso yawe nta cyashya kibariho. Tugushimiye ibyiza ugenda utugirira, tugushimiye umugisha ugenda utumanurira, tugushimiye uburyo wagiye uturinda impfu, uburyo wagiye urinda abakozi bawe, uburyo wagiye uturinda inzara ntiyatwica, waturinze impanuka, waturinze covid mwami. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kugira ngo twese tumenye iby'ijambo ryawe, tumenye ko ari wowe wadupfiriye ku musaraba, kugira ngo umunsi uzazira tuzagusanganire twese hamwe nk'abanyarwanda, tuze tubane ubwayo bwawe budashira mwami. Turasengera abababaye, abaruhijwe n'inzara iriho muri iyi minsi, abababaye kubw'uburwayi bari mu bitaro cyangwa bari mu mago yabo aho bari hatandukanye. Mwami ndakwinginze ngo ubiyereke, ubavurire ubuntu kuko ni wowe muganga, kandi abashonje abe ari wowe ubahaza kuko ni wowe utanga mwami ibyo kurya. Ni wowe ukiza abaremerewe, ni wowe ukiza abarwayi mwami. Ngaho bana natwe dusengeye abakristo bose muri rusange, kugira ngo uduhe kwihanganira ibihe turimo byo gusenga tudahura, aho kugira bidusubize inyuma, ahubwo bitwongerera umuhate wo kukwegera muri iyi minsi mwami. Bana natwe muri byose, uhembure itorero ryawe, kandi uyu munsi umwuka wawe wera atumanukire, kuko wamanukiye intumwa mane, natwe utumanukire kugira ngo uduhembure, uturinde muri ibi bihe turimo mwami. Bana natwe muri byose, uturindire imiryango, uturindire itorero, uturindire igihugu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umwuka wera w'Imana ganzategeka, Umwuka wera w'Imana ganzategeka, Umwuka wera ganzategeka, Umwuka wera w'Imana ganzategeka, Umwuka wera uganze utegeke, Umwuka wera
tugiye gusomerwa turagisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ni icya 2 duhereye ku murongo wa 13 tukageza ku murongo wa 24. Bikozwe n'intumwa igice ni icya 2 duhereye ku murongo wa 13 tukageza ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Abandi barabanegura bati basinzihira, ariko Petero ahagarana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Abantu basinze nk'uko mwibwira, kuko uba ari isaha ya 3 y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo, Imana iravuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. 19 Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, nshyire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduke amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yabimukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica, ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashima Imana bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi abo tutari kumwe, abo tudaherukana ndabakumbuye, ariko ndizera ko Imana ibarinze nk'uko nanjye ndinze. Ndashimira n'aba bamfasha kugira ngo mbagereho muri ubu buryo, cyane cyane nshimiye Martin n'uwo bakorana. Martin nubwo arimo gufata ubutumwa bwanjye, we ntiyifashe, ariko aransengeye mbere yuko ntanga ubutumwa, kandi iryo sengesho ntaryakiriye. Umwuka wera abane nanjye kandi abane namwe mwese mwumva kandi mubona ubu butumwa muri iki gitondo cyiza cya Pentekote. Umutwe w'amagambo turi bwibandeho uyu munsi, kandi umutwe w'amagambo turi bwibandeho urava mu gice twasomewe, igice dusanga mu byakozwe n'intumwa, igice cya 2 duhereye ku murongo wa 13 tukageza ku wa 24. Umutwe nawe ukuye ku murongo wa 24 uvuga ngo, ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Haleluya. Yesu Kristo umwami wacu twakurikiye kandi dukunda, ntabwo byashobotse, urupfu rwasanze bidashoboka ko akomezwa narwo. Ndagira ngo mbabwire ko mbere ya Yesu hari abantu benshi bari barapfuye, ikuzimu kurabaherana, ariko Yesu agezeyo, urupfu ikuzimu byasanze bitashobora kumugumana, avayo yarazutse. Ibyo nibyo byiringiro byo kwizera kwacu. Haleluya. Abakristo, ibyo nibyo byiringiro, niryo shingiro ryo kwizera kwacu, kuko uwo twizeye urupfu rutamuheranye, kandi kuko rutamuheranye natwe ntiruzaduherane. Reka rero dutangire ku ijambo ry'umunsi. Uyu munsi turizihiza Pentekote nk'uko dusanzwe tubikora buri mwaka, kandi ndagira ngo mbibutse ko iyi Pentekote ni ukuyizihiza, ariko Pentekote yarabaye imyaka myinshi mbere y'uko nje nawe tubaho. Pentekote ibi bisobanura umunsi wa 50. Yabaye ku munsi wa 50 Yesu Kristo amaze kuzuka. Yamaze iminsi 40 yiyereka abigishwa be, yiyereka abantu, akora imirimo n'ibitangaza. Ku munsi yajyaniweho mu ijuru hashize iminsi 10, abigishwa bari mu cyumba hejuru bibaza kongera kubaho batari kumwe na Yesu.
ariko Yesu akaba yari yabasezeranije imbaraga z'umwuka wera, abasezeranya ko bazaguma hamwe kandi bari hamwe. Niko igice cya kabiri gitangira ngo bari hamwe ndetse bahuje n'umutima, hanyuma imbaraga z'umwuka wera ziramanuka. Izi mbaraga rero zaramanutse, kandi zimanutse kuri uwo munsi nibwo itorero ryavutse. Haleluya! Izi mbaraga zamanukiwe gukora imirimo myinshi ntari busubiremo, kuko Pasiteri Manase yarabitwigishije ku wa gatatu kandi abyigisha mu buryo busobanutse bwumvikana. Uyu munsi ndagira ngo hagire umuntu usubira mu magambo yavuze, kuko yanize. Umwanditsi witwa Dr. Jerry yaranditse aravuga ngo umukristo ugereranije, uri mu kigero kigereranije, an average Christian cyangwa itorero rigereranije, or an average church, ngo baba bari hagati ya Karuvariyo na Pentekote. Karuvariyo twarahageze turababarirwa. Karuvare aho Yesu yadupfiriye, umukristo aba yarahageze yarababariwe. Ariko ngo umukristo ugereranije cyangwa itorero rigereranije riba ritaragera i Pentekote, ritarava Pentekote guhabwa imbaraga. Haleluya! Kandi ndavuga ngo guhabwa imbaraga, izi mbaraga duhabwa ku munsi wa Pentekote ntabwo ari imbaraga duhererwa kugira ngo twirate, tugire ubwibone ko dufite umwuka wera, dufite imbaraga, dukomeye mu mwuka. Habaho n'ubwibone bwo mu mwuka, ariko si cyo tubihererwa. I Betelehemu, uyu mwanditsi Jerry yarongera aravuga ngo Betelehemu bisobanura Imana ku bwacu, Karuvare bigasobanura Imana ku ruhande rwacu, ariko Pentekote bikavuga Imana muri twe. Haleluya! Nongera kwibutsa ko abantu bageze kuri Pentekote bagahabwa izi mbaraga, Imana itura muri twe, iba muri twe, kandi abo ngabo nk'uko ikuzimu kutagumanye Yesu, abo nabo ikuzimu ntabwo kuzabagumana. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi, tumaze kubona iki gihe, mumaze iminsi mwiga ku ntumwa Petero, bamaze gusuka umwuka wera, izi mbaraga kuri Pentekote, tubona umwuka wera yuzura Petero ahindurirwa amateka. Uwari umunyabwoba atinya umuja arahagarara ashize amanga, abwira abantu bishe Yesu n'ijwi rirenga. 11 bose bari bahagararanye, ariko Petero aratobora, azamura ijwi ryumvikana, abibutsa ubuhanuzi bwa Yoweri mu gice cya 3, muze kugisoma cyose. Hanyuma Petero arababwira ati Yesu mwishe, Yesu mwabambye, Imana ikamuzura. Haleluya! Uwo nguwo Imana yazuye niwe uduha izi mbaraga. Arababwira ati aba bantu ntabwo basinze nk'uko mubivuga, ni 3 za mu gitondo, ntabwo twasindana. Ntabwo abantu bemera Imana basinda mu gitondo, ntabwo umuntu ucometse mu mwuka wera asinda mu gitondo 3 za nijoro, ahubwo uyu mwuka wera yaje yuzuza isezerano. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 uravuga ngo cyokora muzahabwa imbaraga z'umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ni iki Petero yari atangiye kuba amaze kuzura umwuka wera, atangira guhamya Kristo aho ngaho muri iryo teraniro ryari aho ngaho. Igituma duhabwa imbaraga rero cya mbere ni ukuba abahamya b'Imana. Ndagira ngo mbibutse ko umwuka wera yaduhawe. Haleluya! Nahacu ho kumwakira no gukorana nawe no gukorera muri we. Ariko ndagira ngo ntange urugero rufatika rw'ubuzima bwacu bubaho. Leta yacu yaricaye ikora ubushakashatsi, ibona abanyarwanda benshi bicwa n'impanuka ku mwaka, ibona kandi zimwe mu mpamvu zitera impanuka ni umuvuduko mwinshi, ni ukunywa inzoga, abantu bagatwara basinze, ni ukuvugira kuri telefone umuntu atwaye, cyangwa se kurenza umuvuduko. Izanaho akuma bita speed governance kugira ngo gafashe abashoferi kutarenza umuvuduko. Ariko abashoferi burya kuyobora abantu ntabwo byoroshye. Abashoferi nabo biga amayeri, iyo batwaye bafite ukuntu bacomokora ka kuma hanyuma bakiruka.
bakristo bene data, natwe tujya ducomokora umwuka wera waduhawe. Umwuka wera utubamo tujya tumwicomokoraho. Iyo umwicomokoyeho rero Pentekote yawe bitarabaye. Haleluya. Ariko abageze kuri Pentekote bagahabwa izo mbaraga bakazigenderamo, bamera nk'aba bashoferi bahawe speed governor kandi bakayubahiriza bakayigenderamo. Aba bantu bari muri speed governing bareba ibintu kundi. Umwuka wera abonekeye Yohana mu byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 9. Nshaka gusoza niho nshaka nsoreze. Yohana acometse mu mwuka wera nk'umushoferi ucometse muri speed governor ko adashobora kurenga umuvuduko wamuhawe. Yohana aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe, imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Umuntu ucometse mu mwuka wera abona abantu Imana yaremye bose nk'abantu b'Imana. Igihe cyose uzajya ubona abantu ugatangira kwibaza aho baturuka, ugatangira kwibaza inkomoko yabo, aho bavuye, uzajya umenya ko wacomokotse mu mwuka wera. Mwene data, mukristo muvandimwe, ndabifuriza iyi Pentekote guhora ducometse mu mwuka wera. Pentekote Imana iri muri twe. Imana igendana natwe kugira ngo ituyobore, kugira ngo idushoboze, kugira ngo tube abahamya, duhamye mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ndashimira Imana ko yaduhaye n'ubu buryo bwo gukomeza kuvuga Imana igihe insengero zikinze. Yatweretse ko isengero ari twebwe, twabaye the moving church, turi itorero rigenda aho duhagaze hose, n'izi kamera zikadufasha kuvuga ubutumwa. Ndabifuriza umunsi mwiza wa Pentekote, ndabifuriza guhora mucometse muri mwuka wera. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana nzima, Mana nziza, tugushimiye kuri Imana isohoza isezerano, kandi isezerano ryawe wararisohoje, usuka imbaraga z'umwuka wera ku bantu bawe. Umwuka wera arahari kugira ngo tumugenderemo, ushoboze aba bantu Mana, ushoboze iri teraniro, ushoboze uru rubyiruko, ushoboze aba bahungu n'abakobwa kugendera mu mbaraga z'umwuka wera, ku buryo ibyo Yoweri yahanuye mu gice cya 3 bidusohoreraho. Abakobwa bacu bagahanura, abahungu bacu bakerekwa, bakarota inzozi, abakambwe bacu bakarota inzozi. Mwami, tugahishurirwa icyo dushakaho kandi tukakigenderaho. Uha umugisha aya materaniro, uha umugisha Pastor Manase na madamu we, kandi twongeye kubazamura imbere yawe rwose. Ukomeze kubabera Imana no gukora imirimo yabo no kwivanga mu byabo. Kandi n'abandi bose bafite icyo bagukeneyeho, abarwaye indwara ubakize, abafite ubukene Mana ubatabare. Ibyifuzo Mwami dufite twese ku mitima yacu, utubere Imana itumara inyota, ikaduhagiriza kwifuza. Mu izina ryawe ryera tubisenze twizeye, amen. Manuka tu
tuzirikana amagambo meza Pastor Annet atwigishije ku mwuka wera, amagambo adusubizamo ibyiringiro, amagambo atubwira ko Imana iri muri twe, amagambo atubwira ko Imana idufiteho umugambi mwiza, ariyo mpamvu yatwohereje umwuka wera. Tugiye kwisabira, ariko ndanashimira Glory Worship Team batuyoboye mu mwanya wo kuramya. Reka twisabire dusoza amateraniro yacu, kandi ndagira ngo mbibutse yuko buri cyumweru turahura tugasengera kuri Zoom. Wifuza kumenya uko yazajya abana natwe yatwandikira, yashyira comment hariya cyangwa akadushaka tukamubwira uburyo twahura twanezezwa no gufatanya nawe aho waba uri hose. Ikindi ushobora no kudukurikira kuri YouTube ugakora follow, like, subscribe. Imana yaguha umugisha kugira ngo indirimbo zose zo kuramya dufite tugiye kugenda tuzongeraho uzajya uzibona, ndetse n'ubutumwa bwose ububone. Reka twisabire umugisha kandi dusaba Imana iduha amahoro yayo. Nyagasani Mwami Imana, ushimwe ko uri Imana itajya duteraniriza hamwe ngo dutahe ubusa. Turagushimiye ko bw'abana bawe bari muri aya materaniro yateguwe mu buryo bwa online. Tugushimiye no kubw'abana bawe bakumvishe uganira natwe binyuze mu buhanga bw'ibyuma by'abantu, abari hanze y'u Rwanda, batashoboye guterana natwe. Tubasabiye umugisha, dusabiye umugisha ingo zacu, dusabiye umugisha igihugu cyacu, dusabiye umugisha wawe isi yose, kugira ngo Mwami Imana nzima ishobora byose uduhe umugisha wawe kandi utugirire neza, uturinde iki cyago cyateye, kandi Mwami Imana utwambike n'imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu. Kandi amahoro utanga ruteye umuntu wese yakibwira, ajya arinda imitima yacu n'ubwenge bwacu, kugira ngo turusheho gukunda Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Kandi umugisha wawe Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka wera ukomeze kubana natwe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Maybe I'm taken for granted. Maybe I don't understand.